Nyuma y'amasaha make, umudamu amaze kwibaruka umwana w'umuhungu mu bitaro aho yari aryamye ku gitanda. Akajya abwira umuhungu we ati ndagukunda. Uruhinja narwo rwari rurimo rurira cyane. Nuko ageze aho, dogiteri aba arinjiye arakomanga. Ati nijye dogiteri, nzanye n'umuntu ushanga kugira muganire, ahasigaye reka mbaho umwanya muvugane. Ese niki cyari kirimo kiriza uyu mubyeyi n'uruhinja rurimo rurarira? Ese niki uyu muntu wari winjiye niki yaraje kuganira n'uyu mubyeyi umaze kwibaruka umwana w'umuhungu mu masaha make? Wari winjiye muri iki cyumba cy'aho uyu mubyeyi yari aryamye aho yari amaze kwibarukira umwana we w'uruhinja, nawe yari umudamu. Nuko arahagarara yitegereza umudamu uburyo arimo ararira, abwira umwana ati muhungu wanjye ndagukunda. Dogiteri yari amaze gusohoka yakinze. Nuko uwo mudamu abwira wari umaze kwibaruka ati ndabizi ntabwo wari ukwiye kubikora ibi ngibi, ariko ndanabyumva ni ibihe bigoranye. Ese niki cyatumaga amubwira gutyo? Umudamu yahise atangira kumubwira ati urabona nanjye ni ukuri biramvunye kandi sindi no kubyakira neza mu mutima wanjye, ni ibintu bigoranye. Akabwira umuhungu we ati mwana wanjye ugiye kujyana n'undi nyoko wundi utari njyewe. Umwana w'uruhinja nibwo yari ari gukomeza kurira n'ubundi. Mu bigaragara uyu mubyeyi yari amaze kubyara umwana, ariko agiye kumureresha k'undi mubyeyi, aho umwana azakura adafite uburere bw'umubyeyi wamubyaye, ahubwo afite ubwundi ugiye kumurera. Umubyeyi ati reba ukuntu rero byagenze. Uko abivuga niko n'amarira arimo gutemba. Uhagaze nawe niko nawe amarira arimo gutemba. Ati amambere ahangaha nari kumwe n'umugabo mu mwaka ushize. Nuko twari mu bihe byiza, ariko nta mafaranga twari twifitiye. Ubwo twari mu rugo naje kumwereka test de grossesse, akantu gapima ko umuntu atwite. Mweretse ko natwite, umufasha wanjye ntabwo yabashije kubyakira, ahubwo yarirakaje akubita urugi aragenda ajyanye ibintu byose. Nta kintu nari mfite muri iyo nzu, nari nsigariye aho. Nyuma yaho umugabo amaze kugenda nibwo nisanze nabuze ubwishyu, nyine mbura n'ubushobozi. Ubwo bahita banjugunya hanze njya kuba ku muhanda, nkajya mbura icyo kunywa yewe n'icyo kurya nkakibona bivunanye. Ni ibihe bitakomeje kuba ari ibihe byanyoroheye. Amezi arenga 6 nari ndi kumwe n'umwana mutwite, ntarya ntanywa. Kurya byabaga ari ibintu bigoranye cyane. Igihe cyo kwibaruka kirageze, tekereje kubona uburyo ki ngiye kongera gusubira ku muhanda mu buzima bwo kutabona icyo kurya no kubona aho gucumbika. None mpisemo gufata umwanzuro ugira uti uyu mwana ngomba kumuhereza abandi bafite ubushobozi n'ububasha bwo kuba babasha kumubonera icyo kurya no kunywa mu buzima, akazakura neza. Uko biri kose azavamo undi muntu ntazi, ukomeye, ufitiye igihugu akamaro. None rero mubyeyi, ndakwinginze ngo uyu mwana uzamubwire ko iteka niyemeje kumubyara kubera urukundo mukunda. Kumuguhereza si ikindi nuko nta bushobozi, aho gukura ari ku muhanda akazabaho nabi, mpisemo kumuhereza wowe ubifitiye ubushobozi. None rero ubwo ushoboye kumurera, ndakwinginze ujye umwibutsa ko mukunda, naho ubundi nzaba menya icyo Imana izabitanga. Erega
tujye twibuka ko sakindi izabibyara ikindi. Umubyeyi ati nzabimwibutsa ko uri umubyeyi we kandi umukunda. Nuko umubyeyi arabyemera, aterura umwana amumuhereje mu biganza, akana karimo kararira. Nuko undi ateye intambwe abirindutse amuteye umugongo, aho undi yararyamye ku gitanda. Nuko ati nze ntihari ikindi kintu nibutse. Afata agakufe yari afite kari gashushanyije mu ishusho ry'umutima, ariko cyari igice cy'umutima cyanditseho amagambo ati ndagukunda mwana wanjye. Nuko igice kimwe cyanditseho amagambo, ariko iryo jambo riciyemo kabiri nk'uko umutima wari usatuwemo kabiri ushushanyije muri ako gakufe. Ati umwana wanjye uzamumpere uyu mukufi, umwambike azawuhora n'ibihe byose, ntazigere awuta cyangwa se ngo yigere awuha undi mwana nk'impano. Iki ni cyo kimenyetso kizampuza n'umwana wanjye. Umubyeyi abimusezeranya ko ariko azabigenza. Umwana nyuma y'imyaka 23, nyina yari ku nzira arimo asaba ubufasha ko yabona ikintu cyo kurya, ko afite n'inzara nyinshi. Umugabo umwe aratambuka ati higera hirya, urimo uranukira ahubwo. Nuko umubyeyi amarira akomeza kumutemba ku matama, nuko ararira. Hashize umwanya muto haza umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka nk'iyo ngiyo 23 nari mbabwiye. Abaraje aramubwira ati ukeneye ubufasha? Umubyeyi ati yego, ndakeneye ubufasha cyane, dore ndikumva mfite imbeho nyinshi kandi ubanza iri kubiterwa n'inzara, ntukabone n'ubwo bwije. Umwana ati ndabyumva, ngiye kugufasha kandi ndanakujyana mu rugo. Umudamu ati none se ko ntabyumvishe neza, uranjyana hehe? Ngiye kugufasha nkujyane no mu rugo. Nuko umusore arakomeza aramubwira ati rero umva nkubwire, habayeho umwana abyarwa n'umubyeyi, umubyeyi utari ufite ubushobozi bwo kurera umwana. Uwo mwana umubyeyi yamuhaye undi mubyeyi ushobora kuba yamurera mu bundi buzima bwiza kurusha ubw'umubyeyi we, kuko yabaga ku muhanda. Niyo mpamvu yahisemo kumutanga. None icyo gihe umubyeyi yamubwiraga ati umwana wanjye umujyane umwibutse ko mukunda. Umubyeyi wagiye kurera uwo mwana yahoraga yibutsa umwana ko afite undi mubyeyi wamubyaye, ko we amurera gusa atari we mubyeyi we. Aramubwira ati uwo mubyeyi ise w'uwo mwana yageze aho asiga nyina amutwite, kuko ntabwo yabyifuzaga. Umwana avutse avuka ku bitaro, uwo mubyeyi amujyana kumurera. Nuko rero nyina nawe asubira ku muhanda. Uwo mubyeyi niwe wampaye uwo mukufe, nguyu niwe uzamumenyeraho aho uzamubona. Umwana ati nakomeje kugendagenda ngushakisha ku nzira hariho hose, naje kumenya ko ari njyewe, kuko umubyeyi undera niwe waje kumenya uko abimbwira neza, mbisobanukirwa ko ari wowe mubyeyi wanjye. None rero uko wanyihanganiye ukabasha kunyibaruka, niko nanjye nzakwihanganira mu buzima bwanjye bwose. Naho data wananiwe kwihangana ko untwite atabyifuzaga, nta kibazo, nta bundi buzima tumutezeho. Ngwino noneho tujyane. Umubyeyi n'umwana babasha guhura, amweretse wa mukufe, bahuza bya bice by'umutima, asanga ari we. Umwana ati bagiye bashaka gukuramo inda, arigera gutinya amategeko.
amategeko y'igihugu, bagatinya ikimwaro cyaho mu miryango batuyemo, abo bana bakavuka ubu ngubu bagiriye akamaro imiryango yabo, bagiriye akamaro igihugu, bakaba bafitiye akamaro n'isi yose muri rusange. Inshuti yanjye, ibi bintu ntibikabe aho ari hose wabasha kubibona. Umwana iyo umubona aseka uba ubona ari ibintu wishimira cyane, umukunze cyane. Uko aseka ugatekereza n'uburyo ki yaragiye wari ugiye kumwica, ukumva nanone biguteye umubabaro urenze, kuko wabonaga ari amakosa wari ugiye gukora, ni n'amahano atabaho. Murakoze. Iya Brave Lion TV, ubu ngubu tuzakomeza kujya tubana kuri daily episode izajya ica kuri Brave Lion TV. Ndakwishimira wowe wakoze subscribe, komerezaho ukomeze kudutera inkunga, turabakunda. Ciao.